Pi network migration bavuze ko ari miliyoni 10 bategereje. Ubu ngubu tuvugana Pi network migration zimaze kuba miliyoni 9 zirenga. Bivuze ko kuba baravuze ko ari miliyoni 10 byerekana yuko Pi network n'ubundi open mainnet iri vuba, kuko bavuze ko intego yabo nuko open mainnet yaba ari uko bujuje miliyoni 10. Ntabwo bazarindira grace period. Murabizi ko grace period bari bavuze ko grace period izaba yageze ku itariki 28 z'ukwezi kwa kabiri, ariko bakavuga ko bitababuza kuba bakora open mainnet hakiri ishobora gukorwa vuba ngaho, kuko miliyoni 10 ziri hafi kugera. Ngira ngo ni statistique dusanga muri Pi browser, aho rero muraza kubona ko nimuza kujya muri Pi browser yanyu mugasacinga muraza gusanga miliyoni 10 zenda kugera za migration. Bivuze ko rero open mainnet ni vuba. Mwitegure kabisa. Anytime mushobora kumva mukumva bavuze bati Pi network igiye kuba listed, Pi network igiye kugira agaciro. Gusa GCV nyine yatangaje agaciro kayo, gusa Dr Nicolas Kokaris ndetse na Change Dauphin na timu ye nibo abantu bazatangaza ibijyanye n'agaciro. Abantu benshi bavuga ku bijyanye n'agaciro kavuga ko ishobora kuzaba ari stable coin. Iyo tuvuze stable coin ubwo ni coin idahindagurika, cyangwa se bakavuga ko tudashobora kuzabona percentage yose ngarika ikaza ku gaciro ka GCV. Ibi rero byose tuzabimenya igihe open mainnet izaba yatangiye. Ntabwo navuga ati izaba ari stable, ntabwo navuga ati izagendera ku gaciro ka GCV. Ikindi ntabwo navuga ko tuzahabwa percentage runaka, ahubwo bizatangazwa muri open mainnet, bitangazwa na core team ya Pi. Ibyo mugomba kwitega rero muri open mainnet, mugomba kwitega ko bagomba kubabwira ku bijyanye na migration. Izo mufite mu wallet bakababwira uko muzazi tradinga, niba muzazi tradinga ku exchange, niba muzazi tradinga mukoresheje ama visa card cyangwa se mukoresheje ama banki yanyu. Bivuze ko tuzagenda tubimenya. Ikindi tuzamenya agaciro nyine ka Pi, kuko agaciro ni cyo gihe gatangarizwa. Agaciro iyo kamaze gutangazwa, ikiba gisigaye ni ugucuruza nyine. Nahoze mbabwira inama, mbabwira ati mugerageze mwige trading kuko muzakenera gucuruza Pi zanyu ku exchange. Ubwo rero ngira ngo abazi icyo gukora batangiye kwiga trading, uko ikora, uko bagura, uko bagurisha. Ano masoko rero agiye atandukanye yagiye akora icyo twakwita nka pre-market price, agenda listinga Pi, ariko wasangaga pre-market price akenshi ihagaze amadolari byibura amadolari 60. Bivuze ko rero amadolari 60 ntabwo ari makeya kuri pre-market, gusa ashobora no kuzamuka bitewe n'icyo nakwita nk'igiciro kiri official, kuko pre-market price ntabwo bivuze ko ariyo tuzagenderaho. Gusa pre-market price yerekana uko official price izaba imeze. Bivuze ko rero kuba twakwitaga agaciro ka GCV nabyo twabitekerezaho, ariko tugatekereza no ku gaciro ka pre-market price ku exchange agiye atandukanye, kuko baba bakoze ibyo bita statistics, baba bakoze imibare igiye atandukanye, bakaba babasha gushyiraho agaciro ka pre-market. Dr Nicolas rero ijambo rye rirateganyijwe, cyangwa se itangazo rye rirategerejwe nk'uko dusanzwe dutegereza amatangazo yo muri Pi network. Nizera ko rizaba ari itangazo ryinshi batubwira ko twatangiye open mainnet. Bazaturinde ko iri faranga ryakongera gutinda ku bijyanye na open mainnet ngo bazamure iminsi ya open mainnet. Gusa nk'uko babitangaje bafite icyizere yuko open mainnet ishobora kuzaba mbere y'ara amatariki ya grace period. Ngaho nk'uko rero wowe wakoze subscription, wowe ukeneye amakuru agiye atandukanye open mainnet, nari mje kubabwira ku bijyanye na migration za miliyoni 10 bavuze ziri hafi kwegereza, ari nako twitegura open mainnet. Murakoze, Imana ibarinde, mwibuke gukora subscription. Ndabashimiye.